DOGITMWAMI abantu biki gihe mwabaye muti sugugwa ku muntu ubundi bimeze bite DOGITMWAMI nari nkuzaniye inkuru iryoshe mwana nuyumva uraseka kurugutura amatwi nkubwira ahubwo umwaka mushya gashane nabi wa nishe umuntu nono ariko sha mu ruhengeri ko bari gutanga uburyo bwo kogosha ingagi ukabuya ni Kigali nkabo mbona umeze ngazo waje bakakogosha ariko man isi yabaye amayobera kugeraho naka amafaranga boss icureshana akayanyima abantu biki gihe mwabaye muti sugugwa ku muntu ubundi bimeze bite DOGITMWAMI nari nkuzaniye inkuru iryoshe mwana nuyumva uraseka kurugutura amatwi nkubwira iraryoshe windeba gucyo mwana windeba gucyo nimba nkuzaniye inkuru nziza ntukajye undeba nawe ibyo se barabijya ibintu uza kumbwira se bimfitiye agaciro nibi ikibazo yuko byose atarama amafaranga yanjye ntawe uraye gusuraza ngwa man jewe nzi umukino w'abana umuntu yakina utuma stress z'umuntu zishira kagira inkuru rero ngawe se mbwira dukine gomani gomani se bayiga mu isombe mu bayiga muki imwe wicara ugahita uvuga gomani se kumbi niyo ngiyo niyo badupira ariko ikibazo nzakugira indembe wowe ba iPhone user wewe ugiriye impuhwe ntabwo uzi ibintu nzagukora icyo nkubwiye bitarenze kwa gatanu uzagira usororo cyangwa se hashika reka kwanza ngenda aho mabuja ntumwe gira usororo ubwo bushoboye kajya gushakaho n'iterete kose byabambwira nibi ariko keri wanyweye urwangahe nuno DOGITMWAMI ntabwo nasinze ahubwo hari akantu nashakaga kukubwira twajya tukicara ubundi nkakubwira ibizima nizere ko ari ibintu bizima atari ibintu bipfa DOGITMWAMI uzi icyatumye nkuzana nagira ngo mubwire njye uburyo nsigaye business zanjye zaragutse ndajya mbikuganirizo nawe ubone uko wakiteza imbere asereka nkubaze wowe ubwe wabanje ukiteza imbere ngiye kuneza imbere ako se ntabwo ujya uhinduka uko nkuzi mu mwaka washize turongeye turahuye mu wundi mwaka niko kimeze wajya ucururu amayi uramenye ako kantu ni kabi mbabare ko nari nabyibagiwe noheri nziza heri nziza wayishyirenye ko se karisha Yesu we tubyihore niba udashaka kunyumva rero iyo business yawe yishyire ko cyangwa se yishyire bashiki aha reka tubyihorere ahubwo umwaka mushya
cyane nabi wa Baba we nishe umuntu nono. Ariko sha mu ruhengeri ko bari gutanga uburyo bwo kogosha ingagi ukabuha ni Kigali nkaba mbona umeze ngazo waje bakakogosha ukasubira iwanyu. You know what I need to tell you? You will end up in my daughter. That's what I meant. And I really meant. wachana chinuza we umhoyiki Ana vuga bukabushenda gushi. None se ntakubizi ko twateze? Gategana nyabingi twateze iki Kandi inyana y'imbwa niyo yambwiye ngo Ugize ngo iki? inyana y'imbwa niyo yambwiye ngo dupinga gomani. Ariko kuki utavuga nk'umuntu ufite ubwongo bwe ntawe iwacu nta muntu wigeze yiyahura iwanyu bari yahuye se reka mbwire rero Umuhungu wa Mukamusoni naripfuye kabisa. Mbega umunaniro we. Ariko kuki utavuga nk'umuntu ufite ubwongo bwe ntawe iwacu nta muntu wigeze yiyahura iwanyu bari yahuye se reka mbwire rero